Hari ikiganiro nakurikiye kuri YouTube ya Jean Paul Turayishimiye avugana na Shashe Kambanda kuri East Africa Daily, avuga ati ngewe nza kugira Imana nkasanga mama yarambyaranye n'undi muntu utari umunyarwanda, ati nari kuba nishimye. Ni ukuvuga rero ko abanyarwanda nyine umuntu azajya agenda akebaguzwa avuga ati uriya aransomaho ko ndi umunyarwanda, uriya arabona mu mutwe ko ndi umunyarwanda. Urumva? Ubwo rero nanjye sinzi niba abanyarwanda bakoze mu cyuma, niba bacuze mu byondo. Ibyondo n'icyuma urumva itandukaniro byabyo. Jewe rero sinzi icyo abanyarwanda bacuzemo. Ibi ndashaka kubivugira ko musomye mukumva iriya nyandiko ya Tarisisi, si inyandiko ye, ni porogaramu y'inkotanyi uko zakoze gahunda guhera muri za 73, 80 n'ingahe kuzamura kugeza bafashe ubutegetsi. Gahunda yo kurangiza abanyarwanda bose bari mu Rwanda bakaruteza itabi. N'umututsi ugize ngo aravugira umuhutu nawe bakamuhwitura nk'uko babigenje, kandi porogaramu yabo yose irakurikirwa 100%, barayikurikije 100%, usibye ko genda avuga nti ntago bazamaraho abantu, ariko iriya gahunda uko bayanditse uko bagize gute niko bimeze. Kubona umuntu afata umugore agacinya hariya agakubita ijido. Donc gahunda y'izi nkotanyi ni gahunda ndende, ariko tukaba twarafashijwemo n'izi ngegera z'abahutu ziraritse urutwe, zigenda zivuga ngo yantumye, ngo perezida wa repubulika yantumye, gakiraritse urutwe hariya nta nubwo kinatekereza. Yagutumye iki? Yagutumye se aguhaye imifuka ushyira bariya abantu? Yagutumye se aguhaye amashitingi abantu bajya kuraramo? Yagutumye se yagutumye iki? Komana abantu baragowe Imana, nka kiriya muntu agikubisa amabuye koko bavuga ngo ngwiki uraje gukina abantu ku mubyimba. Abantu baraye mu byondo, abandi barimo barapakurura inzu yabo ibyondo kugira ngo barebe ukuntu bayigira, kandi imvura iracyakomeza ikagwa. Ngo perezida wa repubulika ngo yantumye kubihanganisha. Ariwe perezida wa repubulika yagutumye kubihanganisha, yiyuririye indege agiye kwirira neza, ngo agiye gutaha yimikwa ngo ryashatse ngo ugiye kuba umwami. Abandi se abaperezida bakunda ibihugu byabo ntago babonye faci biriya byabaye mu gihugu cye, agahaguruka akagenda inama atayirangije. Naho undi yahavuye ibyo byose byabaye, ariko abanyarwanda icyo muremyemo ni igiki? Uwababaza ati abanyarwanda muremye muki? Nibura ntuvuga uti ndaceceka kugira ngo njye neza, nibura ntuvuga uti ndaceceka kugira ngo ntapfa. Byose bikugeraho, waceceka wavuga byose bikugeraho. Ubwo rero kuvuga ngo ndaje ndabahumirije ngo yantumye ngo muhumure, buhumure se guhumura harimo iki? Subiye kuri rwa rwandiko Tarisisi aherutse gusoma, bumvise imigambi ya FPR, bumvise ko ari ukuza kumaraho. Ariko rero ikintu kimbabaza ngewe, aba bantu ntago babumvise izi za YouTube rwose. Je suis désolé, aba bantu ntago babumvise izi za YouTube. Bumva izi za YouTube zitangwa, umenya bapfa kugira akantu k'akarimiyeri gatoya kabe clerisisa ko perezida Kagame ntago yaje kubera abanyarwanda, yaje kurimbura, kubica, kubiba, kuba niguza. Nicyo kintu cyamuzanye. Noneho yarangiza ngo akazanamwe abantu b'abanyamahanga, kuko aba banyamahanga nyine yuri mu mahanga. Nk'ubu nkanjye sinshobora kuvuga ngo ndajya kurwanya ubutegetsi bwaha. Waburwanya bwaraguhaye ubuhungiro, waburwanya uri mu gihugu cyabo, usibye ko nta nicyo mburwanyiriza, nta nicyo mba mbona kigize, niyo nakibona kandi urumva ko nyine ntacyo wavuga. Ariko hano ko hari liberite, ushobora no kuvuga, bazi kuvuga, baravuga, barandika, baragira gute. Ariko hariya mu Rwanda yaraje aracecekesha ngo aje ngo kurimbura ubwoko bw'abahutu. Yarangiza ngo hazagira ngo nk'abahutu bica abatutsi nka 3, ngo akababonye ngo inzira yo kurimbura abo batutsi afatanije n'abahutu. Ibyo se ntabwo byabaye? Abatekinisiye 5 muri komine se muri secteur dufite amasekiteri angahe? magana. Ngo nukuvuga ko hari abatekinisiye bageze nko ku 1000 n'abangahe. Ubwo rero ntacyo batababwiye, ariko babona. Ariko uriya mukecuru kwa Gisovu Kibuye, uriya mukecuru yavuze ngo ariko ngo perezida wa repubulika ngo yatwihanganishije. Urumva se abanyarwanda baba babona
n'inzaba ndora bababona ntabwo yavuze ati perezida wa repubulika yatugobotse yaduhaye agafuka ka kawunga yaduhaye iki, yavuze ati yatwihanganishije. Kwihanganisha se mu magambo, erega niyo agendaga ajya hariya akahakora disikuru akareba uko abantu bameze barimo barara hanze n'imvura ikigwa, abishakira iki se ko aricyo kintu ahubwo kimushimisha, akavuga ati yo ati ndishimye we, ati ndishimye kubona abona iguza nkajugunya mu mazi, ati noneho ndishimye kubona ibiza birimo bibamanukana. Ruriya abandi rutakwibagiwe nawe, iyo Kigali wubatse ukagira nawe ibiza nawe byakuzaho bikakumanukana mu rwabayanja. Nta soni. Kwishimira ko abantu bapfuye noneho ukajya kubariraho umureti, ujya mu Bwongereza ukurira indege ukamanuka kuri tapi ruje, abandi bari mu byondo. Uwo muvumo w'abanyarwanda uzakugwe ku gatwe. Paul Kagame wariye abanyarwanda, warabishe, warabicariye, ariko banze gushira. Banze gushira, miliyoni ziriyongera, abo wakase amabya, abo wakase ibitsina, abo mwasizemo imakasi muri za nyababyeyi, amapamba n'ibiki byose bakemera bakabyuka bakakomeza kubaho. Nta kintu mutakoze ngo abanyarwanda mubamare, harya ngo bageze ngo kuri 45%. Ntabyo muzageraho. Uko mubica niko bororoka nk'ibyobo, nk'imegeri. Ahubwo izo nzibutso zawe uzazuzuza uruhe. Bariya batabitse hariya nabo muri Zaire nabonye za Kishishe, buri uzagenda utaburure uzane muri izo nzibutso, mwoze musiga amavuta, musiga amarange, mushyire hariya muri etaraje. Ubu nabariya bo muri za Nyundo za Rutsiro, ubwo muzabataburura mu myaka 2 itaha, uzabasukiriho, uzaba warapfuye kintu zapfe nabi. Nta muntu wagusiporota imyaka 2 twaba tumaze kwiruka ku musozi. Oh my God. Twaba tumaze kwiruka ku misozi, imyaka 2 ntabwo twayisiporota pe, tumaze kurengerwa. Ubwo muzataburura abo bambari bawe niba bakiriho, abo za Kabarebe na za Ngirente, bazataburura bavuge bati dore abantu bo muri 94 turababonye. Abantu muri 94 muzataburura mu ruhe? Ese abo mwishe bataburuwe hehera? Ese abo mwishe bari he? Yewe ndakibariza cya kibazo nkavuga nti amafamiye yacu tuza ahantu hari atabitse. Nidusanga mwari yataburuye muzatwereka aho ayo magufa yabo mwayashyize. Abo mwaje bakaza mu nama bakitaba Imana, izo za Ruhango, izo zahe hose mwarahiciye, nta hantu na hamwe muticiye abantu baje mu nama. Abo bantu se ko bari nk'ibihumbi 3 mwahamagaye ku gasozi kuri segiteri, tuvuge kuri segiteri hakaza nk'ibihumbi 3, mwarangiza mukanseri karamuka kwitamo amasasu, mwabahambye. Habo bahutu mbo ntibabona imva, ntitubona imva zabo. Ko tutabona imva zabo ziri hehe? Nimutwereka ahantu mwabashyize. Niyo mwataburura mukajyana kuri icyo gisozi cyanyu ngo mugiye kubetaraho, ntabwo muzashyiraho miliyoni 4 zari zituye 5 zari ziri mu Rwanda, ntimuzazishyiraho. Kandi miliyoni mwishe ni nyinshi kurusha iz'abatutsi bapfuye. Abatutsi ntibanageraga no kuri miliyoni, ariko ubu miliyoni imaze kurenga hejuru. Amahanga yarakwihoreye arakorora. Noneho Ubwongereza bwo bukuriyeho tapi ruje, uranyereye uragiye. Ubufaransa bwo buracyaguhakwa kwaho kuko muzi ibyo mwafatanyije muri jenoside, je ne sais pas. Ubwo rero ibyo bihugu ko ari 2 bigushyigikiye, urumva nyine ubu bijya hagati ukumvura umuntu ntabwo uri umuntu, uri gisenzegeri, kuko amaraso y'abanyarwanda aragukomangira ku gatuza, aragukomangira mu mutwe. Ati Kagame uratuziza iki? Ntusinzira, ntugira ute? Ibyo byose uzabibazwa, uzatubwira, uzatanga konterandi y'ahantu abantu bacu bitabye inama bakitaba Imana, ahantu bagiye. Uzabisobanura. Karasira yarabivuze, mumugira umusazi, muramufunga, yazamura ijwi bati ibyo wibivuga se amateka muzayapfukirana nawe. Ariko mana yanjye, amateka muzayapfukirana kugeza ryari? Ntawe upfukirana amateka, ibyo bitabo bya G-Deliver n'ibiki turabifite. Ahubwo we yanditse bikeya, ariko yanditse ibyo muri icyo gihe, ariko n'ibyo muri kino gihe kirimo gihita. Bariya bose bafotora mukabapurizamo urusenda mu maso n'ibiki byose, ibyo byose birimo biragaragara. Ariko mwumva yuko abantu batunze telefone mu Rwanda ni papi wenyine? Abantu batunze telefone mu Rwanda ni benshi. Niyo papa atasohora iriya video yazasohorwa n'undi muntu.
niba umuntu ukubise umuntu bakagufotora ubwo se ugize ikihe kibazo wamukubitiye iki se kuki uba wumva ko ibyo ukoze bitajya ku mugaragaro hanze ukubita umugore kandi ufite umugore mu rugo ibyo mwihaye narayobewe ariko rero ngo muje kurimbura inyoko hutu ngo n'abatutsi bivuzi bazavuga mukabica ngo keretse ngo umuntu wavukiye hanze abavukiye hanze se ko nabo baje mukabaha ubutegetsi mwarangiza mukabirukanga nabo bagahunga kandi batari bazi n'izo strategy zanyu ngo baravukiye hanze ngaho n'abana bacu bavukiye hanze bazaze mubaha ubutegetsi muragatsindwa utazajya kubaniguza ntabwo ari za Nyiransabimana na Ngendahimana kandi n'abayitwa nabo barayiswe ariko ntabwo abana bavukira hanze bazitwa za Nyiransabimana na Nyirangendahimana ariko izina nirikujije ubwo rero bazaza nabo muvuge bati ati uyu nguyu yitwa Tinzi ati uyu nguyu nawe nuwo kuniguzwa ko yavukiye hanze akavuka yaronse ingengabitekerezo y'umuhutu ingengabitekerezo ni yawe Kagame nta muntu utagira ingengabitekerezo bariya abana bamugirene bavuze ati nta muntu utagira ingengabitekerezo ese waba aho utagira ibitekerezo bikugenga ukaba uri umuntu umeze gute waba uri igishushushungwe twese tugendana ingengabitekerezo y'ubumuntu y'ubwiza y'indangagaciro ariko we ngo ingengabitekerezo n'umuhutu nukugira gute we rero n'abakuvutseho bose nawe uyobora bose ingengabitekerezo yawe y'ubwicanyi ya Kagame koko kumva imyaka 30 uyimaze uniguza ubu se wumva rizakugeza kuki ngo twihaye imyaka ngo iyi niyi ngo kugira ngo u Rwanda tuzabe twaruhanaguye yo ntabwo muzaruhanagura nakubwiye ko uko mwica ariko bavuka mwagerageje kubicira mu bitaro mwagerageje kubicira hehe mwajugunye mu mazi mwararushye ahubwo se akaboko kawe ko njya mbivuga akaboko kanyu ntikaruha koko gukubita kugeza ubwo umuntu apfuye udapfuye mukajugunya muri prison iruzuye baraboze baranukiranye nta mazi abamo ibiryo ni ngo nako gakombe uriya musaza uraye neza yarabivuze murangije nawe ntabwo tuzi ahantu mwamuniguje yari yashinze shene atangiye kutubwira kuva yahura na Simaragde mwahise mumunyegeza koko hajya ni uraye neza uko niba nibeshye mu nkosore hari ibincanga amazina y'abantu sinshobora kuyafata mu mutwe ariko rero nta gahora gahanze nta joro ridacya imyaka wamaze hanze ni mike igereranije n'iyo uturaje ishinga none u Rwanda uraruyogoje wigize umwami abandi barakuyoboka bararika ibitwe cyamana yanjye umva abahutu bafashije Kagame kuza gufata ubutegetsi ni nabo barimo bamufasha n'abandi barimo bamufasha abahutu batagushyigikiye iyo ngoma yawe yagwa ariko abahutu niba ari abahutu hari bakojeje jenoside bakavuga bati reka tugume gutya kugira ngo wenda batazaturega ibyo twakoze niba ari abahutu wenda baproteja famiye zabo ariko se ko na famiye zabo ziniguza umuntu nk'abamukora arinduka yenda nka se akaba afunze abamakoro bande bakaba bafunze ya makoro nako ngo n'umututsi ari ajya wa mugore wa ise afunze yarangiza akavuga ngo cyuma umva mana yanjye ibintu twaboneye kuri wowe ni nk'ibyo imbwa yaboneye kwiriba ariko nta gihe kidahita hari wavuze ngo rutapase no ruviendera jamais ariko ibyapashije ibyabayeho inyuma ntabwo tuzabyibagirwa tuzapfa n'abandi bazabyibuka n'abazabisoma bazabyibuka kubona urubyiruko rutigeze rubona jenoside rutangiye kukwamagana nuko amazi yarenze inkombe wahakuna mu icumu ukumva ko umunyarwanda ari umunyarwanda cyakora jye navuze ntumva Kagame uri number 1 nubwo nkutuka nkagira gute uri number 1 umuntu utarigiye kuri wowe ngo avuga ati umututsi n'umuhutu bagomba kubana abo ngabo bakomeza gushihurana ngo ntabwo nabana n'umututsi sinabana n'umuhutu abo ngabo nyine amasomo nyine wabigishije ntabwo yakoze kuko ari umututsi waranize ari umuhutu waranize ese ubwoko bushaka n'ubuhe nibi vejuru nibi vakuzimu ubwoko ushaka bushobora kubaho n'ubuhe ngo n'abazungu nabo baza gushora imari barangiza ukabanyereza uti mugende bagahomba iyo mari ukayitwara abo bazungu ushaka ngo bazaza gutura u Rwanda batari bwunguke abo bazungu bo bazava hehe jyana izo mpunzi zo muri Angleterre ariko nazo zizafungura amaso zarakwanze zirakwanga none uracyahakirizwa ngo baziguhe
urashaka buzajya kuniguza kera ngo abangaba ngo kubera ko ngo batazi u Rwanda ngo nta burenganzira babufite kuko uzabaho imyaka yose. Wakwiteguriye ejo hazaza kugira ngo n'abana bawe bazagira amahoro. Ugafungura amarembo, ugafungura imiryango, abantu bakinjira bakaza gushora imari mu gihugu. Ubuse ni ukuvuga ko tutaza gushora imari mu gihugu cyacu? Abantu bagafungurirwa amarembo, hanyuma ayo mafaranga ushaka yo muri zahabu ujya kwiba natwe twayazana mu gihugu cyacu tugashora. Zahabu yacu ni twebwe, zahabu y'u Rwanda n'abana b'u Rwanda. Zahabu yacu ni ubukungu n'amahoro. Naho ibyo byo kwiba umujura ariba, ariko iminsi ye ni 40, wa 41 akafatwa. Ubwo rero gukomeza kwiba ugatungwa n'ibyo wiba kandi ese ubishyira hehe? Kutazabijyana bazabikurundeho umunsi uzamanuka mu mva bazafata igisanduku cyuzuyeho amafaranga n'abakadafi barayasize, hanyuma bakoroseho hari uzagenda ajya bavuga ngo abazimu baratera. Wese uzatera nde kuko kuzaterwa icyo gita kuzanakigumamo, kuzakizamukamo, ukazajya ujya gutera abo muri kumwe muri izo mva mwasangiye akabisi n'agahiye. Umva uraturembeje, ni ukuri simbizi. Abanyarwanda barananiwe, barahunze, bandi bagahunguka. Isi yose urayiyogoje, Kongo urayiyogoje, ahubwo uri muri rukanka ngo urajyana ingabo ngo za Bene ngo reka noneho ngo ni ukubera ngo ubutaka bwacu batwaye. Nimusubire mukocore Kongo yavuze yuko ahubwo ariya za Ruhengeri, za Gisenyi, za Gikongoro ari iwabo ko hari muri Kongo. Ubu se ko ntarumva noneho hari umuntu uzamura ijwi ngo avuge ngo reka ngo dushyireho akanama k'impuguke ngo kajye kwiga ngo ukuntu ngo imipaka iki. Ubu umwami w'Ububiligi arakubwira ati ngwino tubivugane, bakubwira uko bayigabanije. Ntimwacecetse, ntimwafunze umurizo. Musubire muzamure ijwi muvuge ngo ubwo mwaravuze reka tunyarire Kongo kubera ko Kongo ntivuga ntigira gute. Kongo yarabasubije rero ibabwira ko biriya bice byo muri noro byari iwabo, ahubwo uzavuge uzaba udutangiye n'u Rwanda. Usibye ko niyo warutanga tukiro turuva turi muri Kongo ntacyo byadutwara, bapfa kututegeka batatwica. Hanyuma wowe nabo mwafatanye urwo Rwanda kugira ngo mudukoronize mutwice, mukareba ikindi gihugu mujya yenda ubwo mwanajya no muri Ethiopia, mukajya muri Eritrea, mukajya sinza hariho mukaduha inzira, hanyuma Kongo ikaza tukabana na Kongo. Ikibazo se kire ko umuntu wese yifuza kugira amahoro, aho ari hose akifuza kugira amahoro. Ubu se ko wafashe u Rwanda ukaba ushaka no komekaho izo za Kongo, ese abanyarwanda bo wafashe hari icyo bamariye? Ko nabo ubahigisha urushinge, wica uniguza, uzogereka hose n'abo muri Kongo. Hanyuma none ubwo urashaka umubare mwinshi wo kwica. Banza wica abo banyarwanda kubera yuko bahaguhaye uhuru, barakuretse bati twice niwowe ntore turusha intambwe, ibarusha intambwe, bati twice nurangiza ujye gufata nabo muri Kongo womeke wice. Bariya abantu urimo kwica bazakugaruka. Ni ukuri c'inkoni zamba, usibye ko bitanakurimo kuko ubugome menya ari bwo wose muri ariya mashyamba wabunzaga nk'amagi. Ntabwo ushobora guca inkoni zamba, ni ubugome nk'uko Mikayire Ronge yabivuze, avuga ati kubera ko yabaye muri ako gahinda n'ibiki byose, ati nibyo bimurimo. Ego mana yanjye, hazafashe se urusasu ukituritsa ariko kugira ngo ukomeze uturitsa abantu. Ariko Imana ishobora byose dusenga koko, wazafashe urusasu ukituritsa hanyuma ukareka gukomeza guturitsa abantu. Ako gahinda se niba guhera muri 90 utaragashize, ako gahinda uzagashira ryari? Kuzagapfana kandi ko nta myaka 20 ufite imbere. Umuntu akurikije ko umuntu apfa ashaje, imyaka 20 ntayo uzamara. Ahubwo sinzi n'impamvu utapfuye kubera nako gahinda ngo kakwishe kakugire, ari usibye ko kanakugize mubi. So umuntu arica koko akica, kuzageza ryari? Abanyarwanda turarambiwe, abanyarwanda dushaka kubona u Rwanda rutengamaye, rutemba amata n'ubuki, usibye ko rutazanabaho. Imivumo n'ibizimu birutuyemo birenze kwemera, birenze ubwenge bw'umuntu. Ariko rero hazabaho yenda
nk'uko rwariho rushobora kuza nko muri 20% nk'uko rwariho, ariko rukabaho umuntu atikanga, atagenda mu nzira ngo baranyica, akagenda atikandagira, atavuga ati ninjya mu isoko guhaha, ati nimbunza agataro baranyica. Hoyo yewe umva, uwavuga ibyawe uwavuga iby'inzuki ntiyanywa ubuki, ariko rero kinkoni zamba. Abandi barahaguruka mu bihugu bakajya kureba imiryango irimo itwarwa n'inzuzi, imisozi irimo ishya n'ibiki byose, naho wowe usigara uhiye ukavuga ngo reka nigendere mupfurikwe mwogapfa nabi mwe, n'ubundi nabuze ikintu cyabangabanyiriza. Ngahora ubwo biyongereyeho babandi mumaze iminsi muroha mu mazi, tutazi iyo bava tutazi iyo bajya, ngo ni imirambo yo muri 94. 94 warayirishije, ariko rero irarangiye. The game is over. Irarangiye wikomeza kurisha abantu b'inzirakarengane, gukomeze kubarisha, naho bari barakureba bakavuga bati mana uyu muntu yaje aje kudukiza, none aje kuturimbura. Ntacyo utakoze kugira ngo abantu bagabanuka, ariko ntibazagabanuka. Nicyo narangirizaho.